Tubaye kaze mu makuru yacu uyu munsi, amakuru mutegurirwa na HDI mugiye kugezwaho nanjye Grace Uwingeneye. Nkuko bisanzwe buri mwaka HDI itegura inama y'urubyiruko ruturutse mu turere twose tw'igihugu ku buzima bw'imyororokere kuva tariki ya 16 kugeza 17 ukwezi kwa 10. Iyi nama yongeye guterana ku nshuro ya 6. Insanganyamatsiko iragira iti bive muri politiki bishyirwe mu bikorwa, tuziba icyuho kiri mu kubona amakuru na service ku buzima bw'imyororokere bw'ingimbi n'abangavu. Afunguriye inama, umuyobozi wa HDI Dr Kagaba Aphrodis yatangiye ashimira leta y'u Rwanda ikomeje gushyiraho politiki nziza, ati tumaze gutera intambwe ku bijyanye n'ubuzima kandi leta yacu ni iri ku isonga. So turishimira policies nyinshi cyane, harimo n'itegeko rigenga serivisi z'ubuzima ryatowe ejo bundi, ndetse tunizera ko rizatuma tumwe muri duke twari duhari nk'imbogamizi dushobora gukemuka. Mbere ko itegeko ritorwa habayeho consultation, habayeho evidence. Hari igihe twicara bakavuga ati amakuru ari hehe ko mutubwira ko teenage pregnancy zizagabanuka nitukwemerera ingimbi n'abangavu kubona service. Ese ibyo bintu muvuga biri hehe? Ndibuka inshuro nyinshi twagiye twicara na RBC na Minisiteri y'Ubuzima n'izindi nzego kugira ngo haboneke ubushakashatsi dushaka gushingiraho bugatuma hajyaho politike nziza. Ngira ngo ibyo byarabaye kuri politike nyinshi zari zihinduka, ndetse n'irategeko ryasimwe ejo bundi raduha icyizere ko tugiye gukoranaho byinshi cyane hakaboneka service. Kamikazi waje ahagarariye umuyobozi mukuru wa Plan International Rwanda, bamwe mu bateye inkunga iyi nama, yagarutse ku nzitizi ingimbi n'abangavu bahura nazo ku bijyanye no kubona amakuru na service ku buzima bw'imyororokere, ndetse asaba buri wese muri iyi nama kugira uruhare ngo izi nzitizi ziveho. Yijeje uruhare rwa Plan International Rwanda gukomeza gushyigikira ibikorwa na gahunda byose byita ku buzima bw'imyororokere by'urubyiruko. Umuyobozi wungirije umuyobozi mukuru wa RBC ari nawe mushyitsi mukuru witabiriye inama, yasabye urubyiruko kudapfusha ubusa icyizere bagiriwe. Uko umuyobozi wa HDI yabigarutseho, igihugu cyacu, abayobozi b'igihugu cyacu, ababyeyi bacu badufitiye icyizere, babafitiye icyizere. Baravuze bati ntago tugomba kubahitiramo, ntago ari twebwe tugomba kubabwiriza icyo mugomba gukora, ahubwo reka tubaho ubushobozi dutambutse amategeko atuma mwabasha kuba mwafata ubuzima bwanyu mu maboko yanyu. Rero nabyo ni ibintu byo kwishimira, ariko baravuga tuti who much is given much is expected. Iyo umuntu akubwiye ati nguhaye uburenganzira, wemereye kujya aha n'aha ngaha, bivuze ko nawe icyo gihugu ugomba guhesha ishema uwaguhaye ubwo burenganzira. Urubyiruko ruhagarariye urundi muri iyi nama rwishimiye amahirwe rwabonye yo gutanga ibitekerezo kuba bireba kandi banyuzwe n'ibiganiro bahawe. Iyi nama nayifata nkaho ariho ijwi ryacu nyene twashoboye kuba tworiserura tukavuga ibibazo dufise, kandi banagerageje kutubwira yuko bigiye gukemuka, nkaho ejo batubwiye yuko bagiye kwibanda cyane kuri peer to peer mentorship, aho uzosanga service za SRH z'ingimbi n'abangavu hanini zihabwa n'urubyiruko bagenzi bacu. Ibyo rero bikazotuma twese twisanga. Ugurumva yuko kuba nyene iyi nama yabaye yatanze ikintu kinini cyane kugira ngo mbese bumve ibyo twebwe twifuza, babe banadukorera ubuvugizi, kandi batwijeje yuko bagiye kubikora. Ihuriro ry'imiryango itari ya leta ikora ku iterambere ry'umuryango, gukumira ndetse no kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, bayobowe n'umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'umuryango no kurengera abana muri Migeprofe, bakoze urugendo shuri muri HDI hagamijwe kwiga no kureba ibikorwa bakora kugira ngo barebe ibyo bakwigiraho n'ibyo bashobora kunganiranaho, nko kuba bakoherezanya abagenerwabikorwa mu gihe bashaka service badafite kubaha kandi ahandi zihari. Uretse na Minisiteri, kuko twe dusanzwe dukorana, harimo abafatanyabikorwa benshi bitabiriye iyi subcluster meeting
ndetse n'urugendo shuri bashobora kuba bari bumvise HDI ku nshuro ya mbere cyangwa se bakaba bari barayumvise ariko batazi ubunini bw'ibikorwa bakora. Umunsi rero twahawe nk'ishusho y'ibikorwa bihakorerwa ndetse banadusurisha ibyumba bitandukanye bitangirwamo serivisi, harimo clinique, harimo ndetse naho nakwita call center ndetse na research center, nk'ibice binini bigize ibikorerwa muri HDI, ndetse banadusobanurira serivisi zitandukanye batanga. Ku bwacu twifuza yuko muri wa mujyi wo gukomeza gukorana nk'abafatanyabikorwa, kwigiranaho ndetse no gutezanya imbere ndetse no gupromotinga icyo nakwita referral, udafite serivisi akaba yarangira umugenerwabikorwa we ahandi ashobora kuyibonera. Hari benshi bigiyemo amakuru batari bafite ku bikorwa bya HDI, ndetse bakaba banigiyemo uburyo bashobora kuva muri advocacy bakaba bajya muri care, ndetse bakajya no muri service ndetse na community outreach mu buryo bwo kwigisha kugira ngo ibyo baha wa mugenerwabikorwa bibe biri mu ipaki yuzuye. Iri huriro ry'imiryango itari ya leta bahuriye muri subcluster ishinzwe guteza imbere umuryango, gukumira no kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina riterana buri gihembwe. Reka ngushimire cyane we twabanye kugeza ku musozo w'amakuru yacu. Njye ndi Grace Uwingeneye, mukomeze mugire ibihe byiza.